Reka twongere dushimire Imana kubw'icyigisho tugiye kwiga kuri uyu munsi. Iyi ni gahunda nziza yo kwiga ibyigisho biyobora abana kwiga Bibiliya. Tugiye kwigira hamwe n'abana icyigisho kigira kiti yakubiswe n'umucyo mwinshi. Yakubiswe n'umucyo mwinshi nicyo cyigisho tugiye kwigira hamwe uyu munsi. Reka noneho nsabe abana kugira ngo duce bugufi, duhumirize, dusenge Imana mbere yo kwiga icyigisho cyacu cy'uyu munsi. Data wa twese uri mu ijuru, abana bawe twishimiye kubana nawe muri uyu mwanya. Turakwinginze rero kugira ngo ubane natwe muri iki cyigisho. Twemere kuyoborwa nawe, kandi nitumara kwiga tubashe kumva neza ibyo twize. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Harya abana tugiye kwigana icyigisho kivuga ngo iki? Yego, tugiye kwigana icyigisho kigira kiti yakubiswe n'umucyo mwinshi. Mbere yo gutangira iki cyigisho, reka mbasabe kugira ngo iri somo tumanze turifate mu mutwe, turisubiremo inshuro nyinshi kugira ngo tubashe kurifata mu mutwe. Ni isomo riboneka muri Yeremiya igice cya 31 umurongo waho wa 3. Haragira hati, "Nukuri nagukunze urukundo ruhoraho." Reka nsubiremo, "Nukuri nagukunze urukundo ruhoraho." Nawe rero risubiremo inshuro nyinshi maze urifate mu mutwe. Icyigisho cyacu rero ni cyiza cyane. Reka tubanze dusome amasomo aboneka muri Bibiliya, kuko kuri uyu munsi tugiye kuganira ku muntu witwa Sawuli. Bana bato, ndagira ngo mubashe gusobanukirwa n'uyu muntu witwa Sawuli. Mutege amatwi rero mwumve ibya Sawuli. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa mbere tugeze ku wa 9. Ariko Sawuli akomeza gukangisha abigishwa b'umwami ko bicwa. Ajya ku mutambyi mukuru amusaba inzandiko zo guha abamasinagogi y'i Damasiko kugira ngo n'abo bantu b'inzira ya Yesu, abagabo cyangwa abagore, ababohe abajyane i Yerusalemu. Uyu muntu witwa Sawuli rero yafashe inzira aragenda ajya ku mutambyi mukuru amusaba uburenganzira bwo kugira ngo ajye gufata abantu bakurikira Yesu, abantu bavuga ibya Yesu, abantu b'Imana, kugira ngo ajye kubaboha maze ngo abajyane i Yerusalemu ababoshye. Sawuli rero yahigaga abantu b'Imana akabagirira nabi. Nawe rero uzirinde kuba nka Sawuli. Nuko bana bato, uyu Sawuli akigenda yenda gusohora i Damasiko, cyangwa se yenda kugera i Damasiko, umucyo uramutungura uvuye mu ijuru uramugota. Nuko agiye kubona abona umucyo uvuye mu ijuru uramutungura maze uramuzenguruka abura aho anyura. Maze Sawuli agwa hasi, yumva ijwi rimubaza riti, "Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki?" Birakomeye noneho. Sawuli yaguye hasi, ijwi riramubaza riti, "Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki?" Bana bato, murakeka iryo jwi ryari iryande? Iryo jwi ryabajije Sawuli ngo, "Sawuli, undenganyiriza iki?" Urakeka ryari iryande? Nuko Sawuli nawe aramubaza ati,
urinde mwami. Ati ngwiki ngo urinde mwami. Nawe ati ndi Yesu uwo urenganya. Bana bato ndagira ngo aya magambo tuyumve neza cyane. Nawe yaramushubije ati ngo ndi Yesu uwo urenganya. Mbese urakeka Sawuli yararenganyaga Yesu gute? Reka tubyumve. Nuko Yesu aramubwira ati ariko haguruka ujye mu mudugudu uzabwirwa ibyo ukwiriye gukora. Ngo haguruka ujye hehe? Mu mudugudu uzabwirwa ibyo ugiye gukora. Nuko abagabo bajyanye nawe bahagarara badakoma, kuko bumvaga iryo jwi ariko umuntu ntibamubone. Ibaze nawe ubaye uri kumva ijwi utumva umuntu uri kuvuga. Umuntu wavugaga rero yari Yesu ari kubwira Sawuli. Nuko Sawuli arabyuka arambuye amaso ntiyagira icyo areba. Baramurandata bamujyana i Damasiko. Nuko amarayo 3 atareba, atarya kandi atanywa. Nuko Sawuli byabaye ngombwa ko bagenda bamutwaye kugira ngo bagere i Damasiko. Ageze i Damasiko, Sawuli amara iminsi 3 atarya, atanywa kandi atareba. Kuri Sawuli rero bana bato ntabwo byari byoroshye. Sawuli rero nuko byamugendekeye. Reka mbabyize ukuri abana. Iki cyigisho rero nabyo ko ari icyigisho cyiza. Tujye kukigendamo neza none kugira ngo tubyumve neza ibyabaye kuri Sawuli. Tumaje kubibona ko Sawuli yarenganyaga abantu b'Imana. Ariko aza guhura na Yesu. Yesu aramubwira ati Sawuli undenganyiriza iki? Nuko Yesu aramutegeka kugenda ajya i Damasiko, maze ngo ibyo azakora azagera gute azabimubwira. Yesu urakeka. Nawe rero ushobora kuba warabonye umunyeshuri uhohotera mugenzi we, cyangwa hari undi mwana ubuza amahoro mugenzi we aho mutuye. Kandi nawe ushobora kuba waragize umuntu ukubuza amahoro. Rero ababikora baba bashaka kugira ngo batinyishe bagenzi babo, baba bashaka kugira ngo batere ubwoba bagenzi babo. Natwe rero nk'abana b'Imana ntitukajye tubuza bagenzi bacu amahoro, kandi ntitukajye duhohotera bagenzi bacu, kuko Imana yanga abantu bahohotera bagenzi babo. Rero uyu Sawuli turi kuvuga nawe niko yakoraga. Sawuli yasambye abatambyi ngo bamuhe ubushobozi bwo guhohotera abakristo. Ariko rero Imana yari ifitiye Sawuli undi mugambi. Ibikorwa bya Sawuli rero byari bizwi hose. Ndetse uyu Sawuli yari ameze nk'inkuba. Abana, inkuba murayizi? Inkuba rero akenshi iyo imvura iri kugwa cyangwa se iri hafi kugwa, akenshi inkuba nizo zibanza gukubita. Dore kandi ijwi rya Sawuli ryateraga abantu ubwoba. Ndetse yari ameze nk'umurabyo w'inkuba. Ngo Sawuli yari ameze nk'umurabyo w'iki? Yari ameze nk'umurabyo w'inkuba. Umurimo yakoraga wari uwo guhiga abakristo no kubagirira nabi. Rero Sawuli nabo yakoranaga nabo bari mu nzira ijya i Damasiko. Yewe bari bafite inzandiko zibaha uburenganzira bwo gufata abakristo, kandi twabibonye kuri izi nzandiko bari bazihawe n'abatambyi bakuru. Ndetse bari bafite n'umugambi wo kubajyana i Yerusalemu maze bakabicirayo. Igihe twabonaga ko bagombaga kujyana abo bakristo i Yerusalemu bababoshye,
mbese ngo bari bafite n'umugambi wo kujya kugira gute? Kubica. Sawuli yafataga abakristo akanabica. Abana rero tujye dukunda bagenzi bacu, tujye dukunda abantu b'abakristo, ntitukabagirire nabi. Ngo umunsi umwe mu gihe cy'izuba rya saa sita, abana, izuba rya saa sita muzi ukuntu riba rimeze, riba ari ryinshi cyane. Abo bagenzi bari mu nzira ntibitaye ku bushyuhe bw'izuba, ahubwo bo bakomeje urugendo bagenda batitaye ku zuba uko ari ryinshi cyane. Umva, bari bananiwe ariko bo bari bishimye, bashimishijwe n'ubutumwa bahawe, ubutumwa bwo kujya kwica abantu b'Imana, nibyo byari bibashishikaje. Umva, mu munsi wabanzirizaga uwo bari bamaze kugenda ibirometero bisaga 400. Umva abana, ibirometero 400 ni byinshi cyane. Reka abana mbabwire, imodoka iyo yihuta cyane mu Rwanda igenda ibirometero 80 ku isaha imwe. Rero ibirometero 400, byumvikane ko imodoka iyo iri kwihuta cyane yabigenda amasaha 5. Amasaha 5 ni menshi cyane uri mu imodoka yihuta cyane. Urumva ko bari bamaze kugenda urugendo rurerure cyane. Bari hafi rero yo kugera i Damasiko. Ubwo rero uwo munsi nibwo haje kuba ikintu kidasanzwe. Babonye umucyo mwinshi cyane, ndetse umucyo uruta izuba rya saa sita. Reka nongere mbabwire ko izuba rya saa sita aba ari izuba rishyushye cyane, ku buryo abantu benshi riba ribabangamiye. Noneho bo babonye umucyo uruta umucyo w'izuba rya saa sita, bahise bagwa hasi bubamye. Sawuli yubuye amaso ngo arebe uwo mucyo wari utangaje, yabonye Yesu muri uwo mucyo. Reka mbabwire abana, Sawuli rero uwo yarebye muri uwo mucyo yarebyemo Yesu. Niko Yesu abwira Sawuli ati, Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Nuko ako kanya Sawuli yahise asobanukirwa n'ibyo Yesu amubwiye. Yaribwiye ati, nibyo koko Yesu ni Imana yazutse mu bapfuye nk'uko abakristo babyizera. Twibuke ko Sawuli yashakaga kurenganya abakristo. Abo bakristo kandi bavugaga ibya Yesu. Nuko Sawuli naravuga ati, nibyo koko Yesu ni Imana yazutse nk'uko abakristo babyizera. Sawuli nawe yahise yemera ko Yesu ari Imana. Bana bato rero, mukomeze mutege amatwi mwumve ibya Sawuli, mwumve uko byagendekeye Sawuli Yesu amaje kumwiyereka. Sawuli rero yaje gusobanukirwa n'amagambo ya Yesu avuga ngo, iyo urenganyije abanjye burya ni njye uba urenganyije. Yesu yabwiye Sawuli ati, iyo urenganyije abanjye burya ni njye uba urenganyije. Bana bato rero tujye dukunda Yesu. Iyo urenganyije abantu b'Imana burya uba urenganyije na Yesu. Nawe niba uri umwana w'Imana, uzakurenganya wese azaba arenganyije Yesu. Abana bato rero, Yesu namwe arabakunda. Mujye mwishimira kuba abana ba Yesu. Yesu namwe azabavuganira. Dore Sawuli yari afite umugambi wo kujya kwica abana b'Imana, ariko Yesu yiyeretse Sawuli avuganira abantu be. Nuko Yesu aramubwira ati, haguruka ujye mu mudugudu
nzakubwira ibyo ukwiriye gukora. Abwira Sawuli ngo ahaguruke ajye mu mudugudu, ngo azamubwira ibyo akwiriye gukora. Nuko abagabo bari kumwe na Sawuli baramurandase, baramutwara, bamujyana mu mudugudu kuko umucyo wari wamuhumye amaso. Sawuli ntabwo yarakireba, amaso yari yahumye, yari atakireba rwose Sawuli. Umva ukuntu Sawuli yari ameze. Humiriza amaso maze urahita ubona ukuntu Sawuli yari ameze. Wahumirije? Yego, humiriza. Urabona ko nta kintu uri kureba. Ngaho tambuka ugende kandi uhumirije. Ntago rwose wabasha kureba aho ugiye. Sawuli rero nawe nuko nguko yari ameze. Nuko abantu bari kumwe baramutwara, baramujyana. Bana bato rero, ntimureba rero igitangaza mu masaha make yarashize, habaye igitangaza rwose. Sawuli yari umuntu udashobotse, yari umuntu rwose udashobotse, yica abantu b'Imana kandi abahohotera, abahora gusa kubera ko bavuga ibya Yesu. Uyu Sawuli wahigaga abakristo kandi akabica, noneho yararandaswe nk'umwana muto. Reba rero Sawuli atakiri kureba, arandaswe n'abantu yari ari kumwe nabo nk'umwana muto, kandi ariwe muntu wahohoteraga abakristo. Ibaze Sawuli wagendaga mu muhanda, noneho ntago yari azi aho agiye, aho bamujyanye. Ubu rero Sawuli yari afite igitekerezo mu mutima we gusa ko yabonye Yesu, kandi yarashoboye kwibonera Yesu n'amaso ye. Nawe rero urifuza kureba Yesu kuri uyu munsi, azagukorera ibitangaza. Nshuti bakundwa, abana bato, tujye dukunda ibya Yesu kuko Yesu nawe aradukunda, kandi tujye duharanira gufasha abantu ba Yesu. Kuko bana bato, urukundo rw'Imana rumeze nk'umucyo umurikira mu mwijima. Bana bato, uzacunge uri mu mwijima ugacana umucyo, nukuri uhita ureba kandi bikakugwa neza cyane. Abana rero dukwiye kumenya abandi bana b'Imana kandi tukishimira kubana nabo neza. Kristo rero aradukunda, dukwiye kuba mu ruhande rwa Kristo. Reka rero natwe umucyo wa Kristo utumurikire, nibyo mbasabiye, nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo. Reka twongere dusenge dusoza icyigisho cyacu. Yego, duhumirize dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, twongeye kwishimira kumva ijambo ryawe. Tumaje kubona ibya Sawuli, kandi tubonye ko wamurikiye Sawuli, waramwiyeretse. Natwe turagusabye kugira ngo natwe utwiyereke kuri uyu munsi wa none. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe, kandi natwe uduhe imbaraga zo kwamamaza ibyawe. Icyo nicyo tugusabiye ubuntu, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Bana bato rero, ubutaha tuzongera turebe ibya Sawuli uko byaje gukomeza. Murakoze, amahoro y'Imana abane namwe.